ubundi kuri iyi si yacu bigaragara ko hari igihe abantu bigeze kubaho bataziranye, ku buryo abari bari muri Amerika, abari muri Afurika no ku yindi migabane itandukanye nta n'umwe wari uzi ko hari abandi bantu. Ariko kubera impamvu zitandukanye abantu bagiye bamenyana binyuze mu guhiga, mu ngendo, mu gushaka ibyo kurya n'amatsiko yabo. Ubundi isi mbere yari imeze nk'umwijima, aho abantu babaraga ico bariye bagateza imbere ku gace bari batuyeho, nta gutekereza ngo ese abandi bo babayeho bate, kuko ntago bari bakamenye ko hari abandi bantu. Uyu munsi dukunze kumva amagambo nka isi yabaye umudugudu. Iyo bavuze ngo isi yabaye umudugudu, ubyumva ute? Ubitekerezaho ute? Nitwa Peter Kefajo Parzemetero, bahaye ikaze. Intangiriro y'ikoranabuhanga rya mudasobwa, interinete n'ubwenge buhangano AI cyangwa se artificial intelligence. Ibi ngibi nibyo biza byivanga muri iri jambo dukunze gukoresha ngo isi yabaye umudugudu. Ibi ngibi biri mu byagize uruhare mu kugira iyo si umudugudu. Reka tubivugeho. Ikoranabuhanga rigezweho rya mudasobwa ryatangiye mu kinyejana cya 19 mu mwaka w'1837. Iri koranabuhanga rya mudasobwa ryatangijwe n'uwo bita Charles Babbage mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu mugabo kandi afatwa nka se wa mudasobwa. Yateguye imashini yitwa Analytical Engine. Nubwo itarangiye ngo ikore neza, niyo yatanze igitekerezo cya mudasobwa ishobora kubika amakuru no gukora imibare. Intangiriro ya interinete. Aho ngaho twababwiraga uko mudasobwa yaje. Yatangiriye mu Bwongereza aho hari mu 1837. Intangiriro ya interinete. Interinete nayo niryo koranabuhanga ryafunguye imiryango y'isi. Mu mpera z'imyaka 1960 n'1939, ikigo Advanced Research Project Agency gikomeye cy'ubushakashatsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangije udusha twinshi twahinduye isi nka internet na GPS mu ntangiriro z'1958. Nyuma baje kongeraho inyuguti ya D mu 1972 kugira ngo hagaragazwe ko gishamikiye kuri Minisiteri y'Ingabo. Gikiza guhinduka nyuma Defense Advanced Research Project Agency. Iki kigo cyari kivuga ko ari ikigo cy'imishinga y'ubushakashatsi bugezweho mu by'ingabo. Kandi nanone iki kigo cyashinzwe n'uwitwa DeWitt D. Eisenhower, wari perezida wa Amerika nyuma y'uko Uburusiya bwari bumaze kohereza icogazuru cya mbere Sputnik mu kirere. Amerika yagize ubwoba bw'uko yasigara inyuma mu buhanga, niko gushiraho Defense Advanced Research Projects Agency ngo ije ihanga ibintu bitangaje bitarabaho. Iri twarifata nkaho ryari ihangana Amerika yahozemo ihangana n'ibindi bihugu by'ibihangaje bikomeye. Ahangaha yari ishaka guhangana n'Uburusiya ngo nayo igaragaza icyo ishoboye. Kaminuza ikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba imwe mu nkingi za mwamba mu mateka y'ikoranabuhanga rya interinete, Kaminuza ya California iherereye mu mujyi wa Los Angeles. Niho habereye icyitwa igitangaza cya mbere cya interinete.
ubutumwa bwa mbere mu mwaka w'1969 nibwo ubutumwa bwa mbere bwoherejwe kuri mudasobwa host to host, bwoherejwe buvuye muri laboratwari ya kaminuza ya California iherereye mu mujyi wa Los Angeles bujya kuri kaminuza ya Stanford. Ijambo rya mbere bashakaga kohereza ni login, ariko mudasobwa yaje guhagarara bamaze kwandika inyuguti ebyiri gusa, L na O. Izo nyuguti ebyiri nizo zabaye intangiriro y'isi yose dufite uyu munsi, isi ya interinete yubakiye kuri interinete. Kubera gutera imbere kwa interinete havutse izindi porogaramu zitandukanye, harimo n'ubwenge buhangano. Reka tubivugeho. Uyu munsi abantu benshi bakunze kubyibazaho bakabitekerezaho. Ubu bwenge buhangano bwaraje batangira kubivuga bati buzasimbura kiremwa muntu. Twabyumvaga nk'imigani, tukabyumva nk'ahazaza, tukabyumva ko bitatureba ari iby'ahazaza abana bacu, ariko byadusohoreyeho. Reka turebe, ese artificial intelligence yazite? Ifite uruhe ruhare mu burezi, mu mutekano, mu ntambara ndetse no muri serivisi zisanzwe? Ese yagize izihe ngaruka ku muntu muri rusange? Intangiriro ya artificial intelligence mu mwaka wa 1950 niho hatangiye ubwenge buhangano artificial intelligence binyuze mu nyandiko ya Alan Turing. No mu 1956 mu nama yabaye intangiriro yemewe. Ahangaha muri iyi nama niho bemeje artificial intelligence. Alan Turing yatangije ubwenge buhangano artificial intelligence, ariko iri zina artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhangano ryahimbwe na John McCarthy mu nama y'amateka yabereye muri kaminuza ya Dartmouth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1950 binyuze muri Turing test. Uyu munsi AI yabaye nk'ingabo idasinzira mu bice bitandukanye by'ubuzima. Mu rwego rw'uburezi, porogaramu nka Kahamigo ya Khan Academy yo mu 2023 yazanye uburyo bwo kwigisha hashingiwe ku bushobozi bwa buri muntu, personalized learning. Bituma umunyeshuri yiga ku muvuduko we. Ahangaha bishatse kuvuga ko ahangaha umunyeshuri yigaga hashingiye ku bushobozi bwe n'imiterere ye ariko y'ubwonko. Ibi nabyo bifasha nanone abarimu gukosora no gutegura integanyanyigisho vuba kandi mu buryo buboneye. Ariko nk'uko Geoffrey Hinton uzwi nka grandfather of AI cyangwa se sogokuruza w'ubwenge buhangano yaburiye isi mu 2023 kwishingikiriza cyane kuri porogaramu nka ChatGPT, Gemini n'izindi mbuga zitandukanye zikoreshwa n'abanyeshuri. Yavuze ko bishobora gutuma abanyeshuri batakaza ubushobozi bwo gutekereza cyane, critical thinking. Nk'uko umugani w'ikinyarwanda ubivuga ko uwize neza aba ameze nko gusya urya. Ariko ahangaha ntarico bishatse gusobanura, ahubwo ubu bwenge buhangano tugendeye kuri uyu mugani bishatse kuvuga ko bwo bwaje bugasya umunyeshuri akarya ibyo ataruhiye, bityo
ubwenge bwe bukagwingira ntibutera imbere. Ariho usanga ubungubu umunyeshuri abazwa ikibazo, igitekerezo, agahita atekereza ubwenge buhangano cyangwa se urundi rubuga. Ibi ngibi ko bibabaje, ese birashoboka? Oya, reka twirebere hano mu bijyanye n'umutekano. Mu bijyanye n'umutekano n'intambara, defense, ubwenge buhangano artificial intelligence bwazanye ibyitwa lethal autonomous weapons mu ntambara yo muri Ukraine mu 2023 no mu 2024. Hagaragaye indege zitagira abapilote, drone, zikoreshwa na computer vision, aho zirasa ntawe uzitegetse. Ni ukuvuga ngo izi ndege zaroherezwaga zikarasa aho zishaka, zigahiga umwanzi, nta muntu n'umwe uziyobora kuri mashini cyangwa se ngo azitegeke, zo zikiyobora. Mbere y'uko ibi biba mu 2017, Elon Musk na Mustafa Suleyman baburiye umuryango w'abibumbye ko ubu bwenge buhangano artificial intelligence bushobora guteza intambara ya gatatu y'isi, aho imbarutso izaba itakigira umuntu n'umwe uyikoresha cyangwa se uyigenzura. Mu miterere ya serivisi, raporo ya Goldman Sachs 2023 ivuga ko AI ishobora gukora 25% by'imirimo isanzwe, cyane cyane mu mabanki ndetse no mu buvuzi. Ibi bituma serivisi zihuta, ariko bikaviramo benshi gutakaza akazi. Ubu ngubu tuvugana, bamwe bamaze no kuva ku kazi kabo kubera ko basimbuwe n'ubwenge buhangano. Ubu bwenge buhangano bwarabasimbuye kandi bwihutisha akazi kurusha ikindi kiremwa muntu icyo ari cyo cyose. Urugero, abakozi bakora mu gufata neza abakiriye cyangwa se mu kwita ku bakiriye, customer care, abangaba batashe rugikubita, kuko ubu bwenge buhangano ibi ngibi bwaje bumeze nk'igisubizo bwo kugisubiza ku rwego ruhambaye. Ubu ubwenge buhangano artificial intelligence bwatangiye gukora mu mwanya w'umuntu, gusa haracari ibyiringiro. Ni muhumure, nka bya bindi byo kuvuga ngo Yesu azaza ntarirarenga. Ubwo bwenge bwa artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhangano uyu munsi twabwifashije mu bundi buryo, tukabona akazi ku bagatakaje n'abatagafite bakakabona. Ubu bwenge buhangano, kubera ko ubu bwenge buhangano budafite imyitwarire nk'iy'abantu, abantu bamwe na bamwe bazakomeza gukora kuri serivisi zitandukanye. Gusa kandi mwibuke ko ubu bwenge buhangano twabuhangisha imishinga yakorwa n'abantu n'ibindi bitekerezo bishasha. Nanone kandi twakomoje ku kintu cyo mu burezi, aho ubu bwenge buhangano busa naho buri kugwingiza imiterere n'ubwenge bw'abanyeshuri b'uyu munsi na bamwe mu barezi. Twayikoresha mu buryo bwiza bigakunda, aho kuyibaza ibisubizo twabikosora tukayisaba kudukosora mu buryo buboneye. Aho kuyisaba ibitekerezo twatekereza ikatwunganira, ikanadufasha gusobanukirwa. Aho kudukoresha twebwe ubwacu, twayifata nk'igikoresho dukoresha buri munsi, tukayikoresha ariko ntidusimbure.